muri icyo gihe nkigendana nawe nkibana nawe numvaga ko ahubwo njyewe nawe isi tuyifite, kuko ndabyibuka hari igihe yigeze gufatwa arafungwa bamuziza ibyo bintu yari yagumuye abantu nyine, ariko si uko bagumura, yarimo akora ibitangaza byinshi cyane mu isoko, noneho abantu isoko ryose riraremura ntiryongera kurema, noneho baravuga ati uyu muntu wabujije isoko kurema ni ikibazo, baramufata bamujyana kumufunga. Icyo gihe yajyanywe n'abasirikare bamugejeje muri kasho, nta minota 3 yamaze atamanutse abakurikiye kandi nta muntu umufunguye, arababwira ngo nge nta muntu wamfungira muri iriya wese. Numvaga rero ku isi yose tuyifite mu biganza kuko ntabashaka kudukoraho. Wumvaga warabyimbye? Urakoze cyane dukuri. Nuvuga ngo muri icyo gihe kubera ko ntarabasha kugikuzimu ngo mpane n'abamasezerano, nari mfite imbaraga zanyemereraga kubahamagara uko mbikeneye, nari mfite imbaraga. Uwo munsi nibwo naraye muporopoje kubana nawe. Nagiye gusenga uwo munsi, ampamagara iryo joro turaganira, ndaramuporopoje ko nshaka ko tunabana. Uwo munsi ampamagara, ari unyihamagariye. Nuvuga ngo nagiye Darifuru narasambanye cyane bihagije. Noneho naho maze gusambanira naje kuva Darifuru, narabaye umusirikare, miliyoni 7 nazanye, miliyoni 3 zose naziguze igitsina. Ibyo bireta bijyana n'ikibazo kigira kiti izo mbaraga ukizifite waryamanye n'abakobwa bangana iki? Muri iryo vuga butumwa twarikoze umwaka nabwo ndabyibuka mfatwa n'impano yo guhanura cyangwa se yo kurangurura, nabifashwa yari mu gitondo saa 11. Nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo haguruka uvuge kuko kugaruka kwanjye kwegereje kandi si igiye kujyaho iherezo. Naranze kubivuga, ntabwo nigeze mbivuga uwo munsi, niriwe gutyo ntabivuze, numva ngiye guturika nturira kurindi joro, sinasinzira ahubwo nabyuraye umutima wabyimbye. Mu gitondo saa 10 ku munsi wakurikiye nibwo nagiye kumva numva ngiye gusandara, numva ndavuze ntiherezo riraje, ndarangurura mu muvuga butumwa. Ubwo namaranye na Manuel icyo gihe ntangiye ivuga butumwa rimeze rityo. Nanone ukwezi arambwira ngo Imana yamubwiye ngo nincu kwanjye nawe acukwe, tuvuga Imana kuko igihe cyo kugaruka kwa Yesu gisohoye. Byabaye inkuru ndende, byabaye ibihe birebire cyane. Manuel bamufunze inshuro 38 azira ivuga butumwa. Icyo gihe nanjye kandi nafunzwe inshuro 8 nkubitwa nanafungwa. Ndabyibuka bwa mbere nafungujwe n'uwo bitaga Mujyarugamba, yari perezida wa association y'abadivantiste umunsi wa 7 mu ntara y'Amajyepfo, afatanije n'ubuyobozi bwari buyobowe no guverineri w'intara y'Amajyepfo icyo gihe yitwaga Fidel Ndayisaba, ugeze no ku muyobozi w'umujyi wa Kigali. Baravuga ati abo bantu n'abavuga butumwa ntabwo ari abagomesha, kuko bavuga ko tugandisha abaturage, kuko twebwe hano twabaga turi mu ivuga butumwa byibura twabaga turifite abakristo barenga 3,000. Bakavuga ati ni gute leta ihamagaza abantu mu ivuga butumwa ntibabone mu nama cyane ibindi ntibaboneke, twebwe twagenda abantu bakaza ari benshi. Icyo gihe dufite ikibwiriza rero kiboneka muri Daniel 7 n'ibyahishuwe 13 bivuga kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso by'inyamaswa, birimo imitwe 7 n'amahembe 10. Ibyo biboneka muri Daniel 7 n'ibyahishuwe 13 bigaragaza kugaruka kwa Yesu ko kugize gute kutwegereje, kandi bivuga yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari 666 ariko cyamenyekanye. Icyo kimenyetso cyaramenyekanye kigomba gukorwa mu buryo bw'ififiko. Nta muntu wafata umubare 666 n'umuntu wese arabizi ko ari ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko mu buryo ikimenyetso cy'inyamaswa kikorwa mu buryo bw'ififiko. Ibyo nibyo twavugaga tukabizira, tukabwiriza tukabizira, kandi icyo kimenyetso tugabwirizaga kiboneka muri Daniel 13 na n'ibyashuwe 7, 8 9, ibyo bice byose bibonekamo. Ibyo bibwiriza twabwirizaga nibyo byatumaga bavuga ngo tugumura abatuntu, ngo twita papa ngo inyamaswa, kuko iryo ijambo riboneka ku makamba y'aba papa ndetse na
ku makamba ya ba papa n'ingofero zabo handitse amagambo avuga ngo Vicarious Field Day. Ayo magambo yanditse muzabirebe cyangwa se azajya kuri YouTube nawe uzayibona. Ibyo bisobanuye iki? Ni amagambo aboneka mu kilatini kiromani avuga ngo umusimbura w'umwana w'Imana, kandi nabo ubwabo bemera ko papa ari ambasaderi w'Imana n'iki n'abantu. Noneho rero ayo magambo iyo yateranije ubwayo abyara 666, uwo mubare uboneka ku ngofero za papa, wa mubare n'ubundi w'inyamaswa. Kandi inyamaswa muri Bibiliya tubwira ko inyamaswa ari ubwami cyangwa iki ubutegetsi. Kandi ibyahishwe bikavuga yuko mu minsi y'imperuka iyo nyamaswa izakoresha imbaraga zose ifatanije na cya kiyoka cyavuye mu butaka. Uze kubisoma muri Daniel 7:13 ngo nuko ngo birwanya bera byenda no kubanesha. Kandi iyo tumaze kubona ubwo buhanuzi tubona ko inyamaswa yavuye mu butaka, igihugu cya Amerika ni umugabane utarigeze uzare no ku mugabane w'isi. Ntago Amerika ari umugabane wigeze ubaho, ni umugabane wavumbuwe n'abantu. Niba mubizi neza no mu masomo asanzwe byari murabyiga, ni umubare wavumbuwe, ni umugabane Pluto wavumbuwe. Uwo mugabane wavumbuwe rero Bibiliya ivuga ko ari inyamaswa yavuye hehe mu butaka, ngo izaba ifite imbaraga n'ububasha, ngo ni ikiyoka cyavuye mu butaka gifite imbaraga n'ububasha, ngo nuko gereza ya nyamaswa imbaraga, ngo irwanya bera yenda no kubanesha. Yes. Ubwo nanyikomeje gato. None muri uko kurwanya bera no kwenda kubanesha rero, ibyo nibyo twabwirizaga muri icyo gihe dukoresheje Bibiliya. Bibiliya yahumetswe n'Imana. Ari Jean de Dieu ntiyayanditse, n'uzabakiriho Emmanuel ntiyayanditse, ndetse n'abayibwiriza uyu munsi ntabwo bagize bate bayanditse. Niho rero nibyo twabwirizaga, bakavuga ngo turatuka Roma, ngo turatsebanya, ariko ntabwo dusebya kuko nta muntu twiye dutungaho iki agatoki. Abo twebwe twavuze ibyanditse muri Bibiliya, kuko Bibiliya ubwayo igenda yisobanura kuruta uko umuntu yagira ate yayisobanura. Tukiri aho rero neho ngaho nahise ntangira gutangira umurimo w'ivugabutumwa. Nabaye umuvugabutumwa cyane, ariko nza kugira ikibazo cyo kujyana nahanura. Umwuka aransanga ndahanura. Guhanura byabaye ikibazo gute? Impamvu byabaye ikibazo, narahanuraga ibyo manuye bikarara bisohoye. Noneho byasohora abadivantiste bakavuga ati nta mudivantiste w'ukuri ubasha guhanura. Umudivantiste ahanura akoresheje Bibiliya. Urumva rero byari maze kuba ikibazo. Ndi umudivantiste ndi guhanura, kandi abadivantiste bazi ko ubuhanuzi bwa mbere ari iki ari Bibiliya. Byabaye ngombwa ko banca. Inama y'abadivantiste ku rwego rw'igihugu yarateranye yemeza ko niba ntemeye kwihana ngo nongere nature mbatizwe, banca ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero byarangiye nanjye mbyanze, bamaze kunca njya muri ADPR. Ubu tuvugana uyu munsi ndi umukristo wa ADPR, mu itorero rya ADPR Ibatsinda, umudugudu wa Batsinda, paruwasi ya Batsinda. Nubwo buryo ngurwo urugendo rwanjye, ngurwo ariko mbere yo kuba umwadeperi mo hagati, nanone ngarutse muri ADPR byabaye ngombwa ko muri iryo vugabutumwa nabaye umuvugabutumwa cyane nabwo muri ADPR. Nza no kujya kubwiriza Uganda, ibiterane byinshi nanjye njyanamo na Tasietusi, n'ubu uyu munsi turacyana bijyanamo. Nyuma nza no kujyana na Theo, bose babireba muri Uganda kubwirizayo. Ariko wari umuhanzi watumiwe. Muri icyo gihe cyose rero naje kugeraho Bibiliya iravuga ngo twamamaze ubutumwa bwiza tubukwize ku mpera y'isi. Naje gushinga itorero ryitwa Elohim. Ejo bundi bararikinze muri bya bihe byo gukinga, atari ibi bya corona. Baje kurikinga kuko basabaga ko hari ibyangombwa tugomba kuba twujuje biri hejuru. Rero basanze igihe icyo gihe nta bihari, bagomba ko barukinga. Subira muri ADPR ndakirwa. Ndi umukristo wa ADPR, nguwo Mamivete, nguwo Ndagijimana Jean de Dieu, ariyo mpamvu wumva banyita Pastor Jadon cyangwa se Pastor Mamivete. Ayo yose ni amazina yanjye. Yes.
wenda dusubiye inyuma gatoya, watubwiye ibitangaza byagendaga bikorwa n'uwo muntu mwakoranaga kwizezaga kuzakujyana ikuzimu. Iyo wabonaga biriya byose bikorwa wumvaga womeze ute muri wowe? Muri icyo gihe nkigendana nawe nkibana nawe numvaga ko ahubwo njyewe nawe isi tuyifite, kuko ndabyibuka hari igihe yigeze gufatwa arafungwa bamuziza ibyo bintu yari yagumuye abantu nyine, ariko si ukubagumura, yarimo akora ibitangaza byinshi cyane mu isoko. Noneho abantu isoko ryose riraremura ntiryongera kurema. Noneho baravuga ati uyu muntu wabujije isoko kurema ni ikibazo, baramufata bamujyana kumufunga. Icyo gihe yajyanywe n'abasirikare bamugejeje muri kasho, nta minota 3 yamaze atamanutse abakurikiye kandi nta muntu umufunguye. Arababwira ngo nge nta muntu wamfungira muri iriya wese. Numvaga rero ku isi yose tuyifite mu biganza kuko ntabashaka kudukoraho. Wumvaga warabyimbye? Urakoze cyane, dukoreshe terime zabo iki gihe ngo ni ukubyimba. Nanjye numvaga narabyimbye kuko ndabyibuka n'igihe nigeze kujya ahantu mu isoko nanjye muri hari akantu naciyeho gatoya bitumye nkibuka. Muri icyo gihe bambwira kuzanjyana ikuzimu, numva nagomba kujyana aya mafaranga 12,000. Nafashe ihene, amashashi y'ihene y'umumama wanderaga 2 njya kuyagurisha, nawe ari uwayamuradije mpaterwa mu isoko rero ko ni iby'ihene, ariko isoko ryose narari kubise riraremura ryari nyazo. Wewe wakubise isoko cyane rwose, barankubise nanjye yego, ariko nanjye narabakubise isoko ryose ndarihagarika kubera ko yari amaze kunyigisha, urumva ko natangiye gufata ku mbaraga. Birumvikana hari imbaraga wahawe icyo gihe, gerageza udusobanura ukundi wari ufite ubuhe bushobozi, wari ufite imbaraga zo gukora icyo ubundi? Nuvuga ngo muri icyo gihe kubera ko ntarabasha kugikuzimu ngo mpane n'abamasezerano, nari mfite imbaraga zanyemereraga kubahamagara uko mbikeneye. Nari mfite imbaraga zo kuba nakubita abantu bose numva nshaka. Nashoboraga kuba nanjye ubwanjye umukobwa wese nshaka gutereta ntawamakaniraga. Nuvuga ngo hari imiti nari mfite kumva gusa uri umukobwa nkumva ndagushaka, ntushobora kumbwira ngo hoya. Yari yego. Nuvuga ngo uko wabaguri kose nashobora kukubwira ngo tumba nshaka ko turyamana, ntitaye ku bukene mfite, ntitaye ku isura mfite, ntitaye uko ndi, ntabwo washobora kumbwiraga ngo hoya. Ibyo bireta bijyana n'ikibazo kigira kiti izo mbaraga ukizifite waryamanye n'abakobwa bangana iki? Umva nkubwire, haba izo mbaraga nzifite, haba naho nazifite kuko naje kunyuzamo gakeya ndagwa. Ngiye mvuga ukuri kose ko kuri, naje kugwa ngeze mu gisirikare. Naje kuva mu by'agakiza nyine ho gatoya, nagiye mu gisirikare nkijijwe ariko ngezeyo ndagwa. Haba icyo gihe nkijijwe, haba na nyuma naraguyeho kuko naje kujya Darifuru. Mvuye Darifuru ndaza, amafaranga nari mfite ubwo n'ubuhamya burebure nabwo bihita bikomerezaho n'ukuntu nashatse mamivete. Nuvuga ngo nagiye Darifuru narasambanye cyane bihagije. Noneho naho maze gusambanira naje kuva Darifuru, narabaye umusirikare. Miliyoni 7 nazanye, miliyoni 3 zose naziguze igitsina. Ngo iki? Miliyoni 3 zose naziguze igitsina, kugera naho mvuga nti ndashaka gusambanya n'umuzungu numva uko ameze, nawe ndamwishyura tumarana iminsi 4 aho bita KBC. Hano KBC yari gikora, KBC yari gikora itarafunga. Nawe tuhamarana iminsi 3 mwishyura 400. Ni uvuga ngo rero muri rusange ugereranije nk'umuntu wabaye umusambanye cyane, byibura abantu bake namva nasambanye nabo bararenga 800. Ngereranije byibura ababa ari bake baba ari 800. Izo mbaraga wazikuraga he sasa? Utubwiye ko wabikoraga ugifite izo mbaraga nawe utiyiziho, ariko na nyuma yaho byarakomeje. Izo mbaraga za nyuma zo watekerezaga ko ziva he zo gukora ibintu nk'ibi? Bibiliya ivuga neza ngo iyo umuntu aguye ngo yari afite abadayimoni 100, noneho haza abakubye 3 abo yari afite. Mpamya nashidikanya ko gusambana cyane nyuma yaho izo mbaraga zimviriyemo, wenda nkongera nkagwa, ariyo mpamvu byari byagenze bityo. Ariko umwuka wera yaje kungarukaho
biravuga ngo nubwo amwanzi wanyeshimana hejuru nubwo nagabo nzabyuka naje kujya ku rusengero ahantu baransengera bamaze kunsengera niho haciyemo icyumweru kimwe nahagiye uwo munsi nahagiye nibwo nabanyanye na Mama Yvette mu kumenyana tumenyana uwo munsi turataha nanjye ndataha nigira mu kazi nk'ibisanzwe tugejeje ku isaha y'isa 3 z'ijoro arampamagara ati bite ati ni sawa atese wamenye ati hoya nari namuhaye nimero ati ni Donata umwe mwari kumwe andi musengera uwo munsi nibwo naraye mu propose kubana nawe nagiye gusenga uwo munsi ampamagara iryo joro turaganira ndaramupropose ko nshaka ko tunabana uwo munsi ampamagara unyihamagariye nabwo nawe ntiyampakaniye yahise yemera ambwira ko ariko tugomba kubisengera muri uko kubisengera twarabisengeye duhita dupangamo umushinga w'ubukwe ukwezi kumwe ari nsigaranye miliyoni 4 mu kwezi kumwe nari nsabye nari nkoye twari dusezeranye mu itorero no mu rusengero mu kwezi kumwe ubwo ndangije turabana niho nahise mpagarika none umushinga w'ubusambanyi kuva icyo gihe ntabwo nongeye gusambana kugeza n'uyu munsi turi kubivugana. Ubwo ni mu wuhe mwaka wafashe umwanzuro nk'uwo? Ni umwaka wa 2013 mu kwezi kwa 2013 mu kwezi kwa gatanu dusezerana mu kwezi kwa gatandatu 2013. Uvuze utyo ngo kugezana n'ubu nturongera gusambana, umuntu akuvugiramo ati wongeye gusambana ejo bundi, ibyo bintu urabivuga ute? Ibyo ngibyo byo icyo mbivugaho, hari akantu kabayeho umuntu aho nkorera, umuntu yaje kundebaho narindi arambwira ati nkurangira umugore, mubwira ko nta gahunda mfite, birangira ambwiye ko azansura akamunzanira umuntu wo kumbera umugore. Byarangiye rero uwo muntu twabivuganye nk'uyu munsi bukeye azamuzanye, arangije rero aje kundeba, yamusize mu rugo, dusigara tuganira nk'umuntu dushobora kuba inshuti tukazabana, ariko twamaze kumenyana. Muri uko kuganira rero byarangiye yanze, muri kwa kuganira sinzi gahunda yamugenzaga, byarangiye ndomyeho. Kudomaho uvuga nuko bivuze ngo narasambanye cyangwa se namurongoyeho. Maze kurongoraho yanga kuva mu rugo, yanze kuva mu rugo, musaba ndabona noke niba ari byo hisemo hagume. Amaze kuhaguma yanga kuhava, ariko kubera ikibazo nafite cy'uburwayi nivuzaga i Kanombe, byangombwa ko twamaranye iminsi 2 ku munsi wa gatatu ngi Kanombe. Ngeze i Kanombe numva ngo yanyibye, ngo yavuye mu rugo, induru zirakorera, nabiyoba nkuru ndende. Nuko ngarutse ko nsanga niko biri yanyibye, yagiye. Biba ngombwa ko njya kumwe uko ari ibikoresho yari yanyibye, birimo mashini, birimo n'ibindi byo mu nzu n'amatungo. Ubwo biba ngombwa ko tujya mu bintu byo kuregana, bimwe biragaruka ibindi ndabibura. Niyo mpamvu avuze ngo ejo bundi wongeye gusambana, ariko muri gahunda. Ndahamya nashidikanya ko nabyo Imana yabimbabare, kuko biravuga ngo wa mwanzi wanjye w'inshimajije nubwo nagwa nzabyuka, ngo ariko mpora mpfa kungesa uko bwije nuko bukeye kubwo kuronka Kristo. Uyu munsi tuvugana ndi mu gakiza, nta nubwo bivuga ngo nejo bundi haciyemo iminsi, nabwo ntabwo bibaje kunyuramo amezi arenze 2, ariko uko biri kose ndi umukozi w'Imana ufite Yesu uri muri jye. Niyo mpamvu nta mugore mfite, ariko ibyo byose ni ingaruka zo kudashaka. Niyo mpamvu nasozaho mvuga ngo Imana imfashije nkongera nkabona ubushobozi, noneho nabasha gushaka uwo twabana, Imana imumpaye gusa sindamubona, kugira ngo ibyo byuririzi bya Satani bya hato na hato bitazajya bigira bite biza. Kuko Bibiliya avuga ngo ntabwo turageraho umwanzi ataturasa imyambi, bivuze ngo n'uyu munsi Satani aracyarasa. Mu rwego rwo kwirinda iyo myambi rero biransaba ko nashaka undi. Mbibutsa ko uyu ni Mama Yvette turi kuganira. Ni Mama Yvette washatse kujya ikuzimu, ariko bigarukira ku mwamba, aho bita ku mwamba. Ariko se Mama Yvette, ubundi wowe
wajyaga ubona ishusho y'ikuzimu ugiye, uwo muntu yajyaga abasha kuyiguha ngo nawe ubwawe wiyumvisha ahantu ugiye uko hameze? Ishusho yarayimpaga cyane, yarambwaga ati ni ahantu hakorwa ibikorwa bya buri munsi, uko isi tuyirimo naho barakora, barubaka, bakora imirimo isanzwe natwe dukora ku isi, ariko aho bitandukaniyeho ntabwo bwira nta nubwo bucya, bihora ari mu kagoroba ka 12 z'umugoroba, ntabwo ho bwira ntibunacya, niko hahora. Nuvuga ngo hahora ari mu kajiji, ntabwo bwira nta nubwo bucya, nuko hahora. Kuri ubu mama Vivette none uri kuvuga Yesu, wagezeho ushaka kuvuga Satani, ndetse uranamuvuga, ariko ubu noneho uri kuvuga Yesu. Kuri ubu noneho ishimwe ufite kuri wowe nyuma y'urwo rugendo nuko guhinduka urarisobanura mu buhe buryo? Umva nkubwira, umuririmbyi wavuze ngo twegamiye umugabo ukomeye ngo ari we Yesu, ngo n'abasore baramwegamira n'urubyiruko ruramwegamira, ngo ariko uwo mugabo ni Yesu. Uburyo rero nabivugamo ni ubuhamya bukomeye cyane kuvuga uwo mugabo Yesu. Umugabo Yesu ugiyewe impamvu namuvuga nkanamushinga hagati, yangiriye neza. Impamvu mvuga ngo yangiriye neza, hari igihe nageze maze gupfaka ngira ikibazo. Urumva umuntu w'umugabo upfakaye asigiwe abana 2 b'impanga, umuhungu n'umukobwa, nta papa nta mama nta nashinge nta na rugero. Uwo mugabo rero niho nahise mubona ko ashoboye ibintu byose. Uwo mugabo Yesu, ntabwo mvuga uwo mugabo Satani, ndavuga uwo mugabo Yesu ugira neza, agateturura, agakura abapfuye mu rwobo, akongera akabazura bakaba bazima. Uwo mugabo Yesu rero naramubonye, kuko nagejejeho nafasha abana banjye bwanjye njya kubajugunya, kuko namaze kubura iki ubushobozi. Akoresha umuntu ambwira ko ibyo nkoze atari ibyo, ndagenda ntora abana magarura mu rugo. Ntabwo nashoboraga kubaha ibere, ntaryo nari mfite. Abana barariraga, nkababwira nti muceceke ku isi mwahageze. Hari dusindirimba y'umuhanzi bita Majide Buraka, nkababwira nti muceceke ku isi mwahageze. Urumva, nkafata amata nkayabahesha igikombe nta bibero, nkafata umwana nkamuhesha igikombe, uruhinja naye byumva, uruhinja ukaruhesha igikombe amata, nk'ibintu bidashoboka. Umwana yarira nanjye nkarira, ariko impamvu mvuze ngo uwo mugabo naramubonye rero nabashije kubyakira, ndashikama. Akazi k'abandi ka gisirikare ndakareka, mara amezi 5 narakaretse. Baje kumfata bambwira ati kuki wanze akazi, mbabwira ko impamvu nanze akazi atari njyewe, ari impamvu z'ikibazo nageze. Byabaye ngombwa ko bampa uruhushya rw'umwaka, ariko muri urwo ruhushya nyine mbandikira mbasaba ko bansezerera, baranansezerera. Rero uwo mugabo mvuga ngo Yesu nabonye icyo gihe, ubu uyu munsi abana banjye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 6 z'ukwezi kwa 5 bari bujuje imyaka 6, batangiye umwaka wa 7. Nta muntu ubarusha umubiri mwiza, ntiwamenya ko batonse na rimwe. N'abana ukanda gutyo ukabona we bana baratose, banyoye inka. Ntiwamenya ko barerwa n'umugabo, ntiwamenya ko bigeze barerwa n'umugabo n'umunsi uyu umwe. Ariko icyo gihe barariraga nanjye nkarira. Ndabyibuka rimwe nigeze njya ku bitaro kuri centre de santé yaho nayakoreraga, mbahetse umwe yagize ikibazo cya infection yo mu mara. Naramuhetse ngezeyo, umwana ndamujyana, mugejeje kwa muganga, arangije ararira. Amaze kurira, ndangije ikibazo icyo gihe cyabayeho, nta bibero nari mfite. Abaganga bampereza bibero, bajya kungurira bibero. Barangije bampereza umutaka, bampereza teremusi. Urumva nyine barahembye umubyeyi, muri make bahembye umubyeyi. Ibyo ngibyo byose nkajya mbigenda, nkajya mbasha gufata aya mata nkayashyira, nkakora amata. Hari n'undi mu mama nawe wigeze kuma amata ya mbere, niga kubaha amata, yari w'Ibutare, yarabyaye umwana yanga konka, noneho rakajya mukorera amata. Ayo mata yarayamuhaye icyumweru, arasaguka, amata arayama. Kuva icyo gihe rero banywaga kigozi. None iyo kigozi yaguraga 7,500, kandi bayinywaga iminsi 4.
none bazi ikiguzi 7,500 kuyiha abana babiri iminsi, noneho mbarira wumva ubwo bushobozi nashoboraga kububona ntibibaho. Nta kazi nari mfite, nari sendatazi, nari ntawe. Birangije abantu bakajya bampa ya mata, abana babona amata, kugeza uyu munsi bafite umuntu ubu nabaye mbonye ubamfasha kubera impamvu z'akazi, ariko n'abana bashima iki Imana bakeye. Nuko hari Mama Yvette wa kera na Mama Yvette w'ubu. Mama Yvette w'ubu ameze ati? Mama Yvette w'uyu munsi ni umugabo uhamya Imana, ni umugabo ushima Imana, ni umugabo uvuga kugaruka, uvuga aho yavuye naho ageze uyu munsi. Uyu munsi mu buzima bwa buri munsi bw'umubiri ndakennye, turi kubyumvikana neza. Umubiri ku mubiri ndakennye. Ndi Mama Yvette ukennye, ndi Mama Yvette w'umuhanzi ariko ukennye uraho uciriritse, ni Mama Yvette w'umuvugabutumwa, ni Mama Yvette wari pasiteri ukennye ariko udakennye mu mutima, ushobora kuguha ibyakubaka umubiri n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo ibyo Mama Yvette yandaze byo gufasha imfubyi n'abapfakazi, ibyo kubana n'abantu bose n'amahoro, ndagerageza kuko uko byaba kose. Hari umuntu umwe wigeze avuga ngo tuzagerageze gusiga insi neza kuruta uko twagize dute twayisanze. Ndimwe muri abo bantu bagerageza gusiga isi neza kuruta uko nayisanze. Ndimbwiriza abantu, mbwira urubyiruko, mbwira abagabo, mbwira abapfakazi ko gupfakara atari iherezo ry'ubuzima bwawe. Mbwira abantu ko hari umugabo bita Yesu, ariwe mugabo w'abapfakazi, akaba se w'imfubyi, ukoranye nari imfubyi, ariko uyu munsi umva icyo kigerezo, nari imfubyi ndangije mpinduka n'umupfakazi, ariko ubwo buhamya bwose ni Kristo Yesu wabanye nanjye. Imfazi izina ryanjye riba ryarazimye, ariko uyu munsi ntabwo ryagize rite, ntabwo ryazimye kubera uwo mugabo ukimpagazeho. Amen. Niyo mpamvu uwo mugabo rero nzamwamamaza kugeza ku mpera y'isi, kabone n'ubwo Satani azangabaho ibitero, kabone n'ubwo Satani azandasaho imyambi, ariko uwo mugabo yarapfuye. Yesu yarapfuye arazuka, nanjye mpfana nawe, nanjye nzukira muri we. Amen. Yego. Niyo mpamvu rero uwo mugabo Yesu nzamuvuga kandi nzamukorera pe mu bushobozi buke mfite. Nzamuvuga haba kuri televiziyo, haba kuri radio, haba kuri YouTube, ahariho hose azansaba konjya nzajyayo, aha nzasaba kujya kumuvuga nzamuvuga, kubera ko hari icyo namubonyemo. Hari imvugo zijya zikunda kuranga abapasiteri, wenda nawe usa nkaho uri gukoresha kuvuga gutyo, ubundi bikomoka hehe ku bavuga butumwa? Sinzi uburyo ushatse kubivugamo, wenda uburyo tubivugamo ni umwuka ni iki, iriya mbaraga ituruka. Urakoze cyane. Nuvuga ngo ubundi isake barayibajije ngo wasakewe, ngo iyo ugiye kubika ngo ubundi ubikura he? Ubwo ndiho ndagusubiza nawe. Isake yarabashubije ngo iyo ngiye kubika jyewe ndabanza nkabyiyumvamo, nanjye iyo ngiye kuvuga uwo mugabo rero ndabanza nkamwiyumvamo muri jye. Nuvuga ngo nuri muri jyemo imbere, uri muri jye imbere rero iyo mbasha kumwiyumvamo, niyo mpamvu muvuga ashize iki amanga, kabone n'ubwo wantwara umutwe, kabone n'ubwo wantwara urugingo, ariko uri muri jye n'imbere niwe ubasha gutuma dukora ibyo ngibyo. Hari ubuhamya wambwiye bw'uburyo washatsemo umugore umurangiwe. Kiriya kintu wakuyemo irihe somo? Umva nkubwire, umunyarwanda yaciye umugani ngo utaribwa bataramenya no kurinda. Arongera ngo imitunu y'igikeri ntibuze umuvomyi kuvoma. Impamvu isomo nakuyemo nuko utajya ibwami abeshywa byinshi. Umuntu umuranga wa mbere ku isi ni Yesu Kristo wenyine. Amen. Reka bari ndaryo jambo dusorezaho. Turagushimiye cyane Mama Yvette. Reka dushimire namwe mwese mudukurikiye aho muherereye, tubibutsa n'ubundi gukomeza kudukurikira ndetse munashyigikira ibikorwa byacu.
icyo nababwira ni ugukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus dore ko cyugarije isi. Njyewe ndi Dieudonné Nshimiyimana, kuri kamera nari ndi kumwe na Adrien Kubwayo. Mama Yvette niwe twaganiraga kuri ubu. Mugira amahoro y'Imana. Shalom.